ibintu noneho bikomeje kugorana. Kiramani burya ntabwo yibuka ibintu yari afite muri gahunda mbere y'uko ajya ikuzimu, na n'ubu ngubu ntabwo aramenya ahantu yari ari, kuko pasiteri barahuye aramubaza ati ko twari dufitanye gahunda yo kuba waza gusengera mu rugo, byagenze bite ko utigeze uza, kuki wambeshye? Pasiteri nawe ati ko twari twabivuganye sinaje nkakubura. Murabona ko rwose Kiramani nta n'ikintu na kimwe yibuka, ntabwo yibuka ahantu yari arimo, mbese ibintu yabonaga icyo gihe ari kwibuka ko hashize umunsi umwe bibaye, kandi twe turabizi ko hari hashize igihe kinini ari kuzimu. Nongeye rero kubaha ikaze bakunzi bacu, nsaba ugeze kuri channel bwa mbere gukanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo dukomeze kuba twabana muri ibiganiro 5 kuri 5, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Unakande kunzogera, unatere comment utubwire uko ibintu uri murabibona. Uyu ni wa mwanya rero wo kuganira kuri filime yacu, aho mubona ko igeze hano haryoshye cyane. Murabona ko ibintu bikomeje kuba byagorana. Pasiteri abwiye Kiramani ko yageze hariya muri rwa rugo agasanga ibintu byakomeye cyane, aho Nzayino yabatangiye. Murabyibuka ubwo pasiteri yari ari kumwe na anti wa Banyambo, ubwo Nzayino yahise batangira akavuga ati ntago mwinjira muri uru rugo, aribwo basenze. Nzayino akitura hasi, ndetse na Teta mwabonye ko yasohotse afite icyuma ashaka kukibatera. Mwabonye ko ibintu byari byakomeye. Mwibuka ko icyo gihe Kiramani Teta yari yamaze kumujyana ikuzimu. Ese noneho ibintu biraza kuba byagenda bite? Kiramani azaba yakwibuka ibyabaye byose, abe yakwibuka ukuntu byagenze, bigenze bite? Ko tubona ko nta n'ikintu na kimwe arimo kwibuka, ibintu byose abifata nkaho byabaye ejo, kandi tubona ko ibintu byose harimo avuga ko bitigeze biba. Murabyibuka ko ari kuvuga ko yageza no ku kazi bakamubwira ati ni ukubera iki umaze iminsi utaza, bamubwira ko amaze ibyumweru 2. Ese murabona bizagenda bite? Azaba yakwibuka ko muri la minsi yose yashize yarari kuzimu? Ese ko tubona ko agifite igitekerezo cyo kuba pasiteri yaza gusengera muri rugo? Ese Teta azaba yatsindwa? Iriya myuka mibi ye izaba yatsindwa? Ibintu bibe byagenda neza? Imyuka mibi reka kuba yateza impagarara hariya muri karitsiye. Ese bizaba byagenda bite? Ko tubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana. Reka mbaze kugira ngo mukomeze mukande subscribe, munakora kunzogera kugira ngo mujye mubonera upload zacu ku gihe, kugira ngo dukomeze kuba twaryoherwa na filime yacu bita The Dev, dukomeza tuyiganiraho, kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza. Murabona ko rwose Kiramani aramutse yibutse ahantu yarari, byaba bigenze neza, noneho akaba yamenya ukuri kw'ibintu byose bigenda bimubaho. Dore ko agera ku kazi bakamubwira tumaze ibyumweru 2 utaza. Mwabonye ko yahuye n'umukarishi we, nawe akamubwira ati hashize igihe imodoka narayizanye mu rugo iwawe, nabo banyishuye ubwo nazaga nkakubura. None na pasiteri nawe mubonye ko amubwiye ati njye naraje ndakubura, nsangayo umugore wawe ndetse n'umukozi. Murabona ko ibintu byose bikomeje kuba byagorana kuri Kiramani. Ese Kiramani ibi bintu biraza kuba byamuvamo, abe yatekereza neza, abe yakwibuka? Ko tubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana. Reka mbashimire mwebwe twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkomeza gusaba weho utigeze ukanda subscribe, kugira ngo ube wayikanda. Uyu ni umwanya mwiza wo kuba wakanda kuri subscribe, ugakora no kunzogera, ugatera na comment utubwira ukuntu filime uri murayibona.